nta nubwo uriya ari umuntu yewe wicaye kuvuga n'icyo ari gukora afite impamvu ari kubivuga afite n'icyo ashaka kugeraho afite n'inyigisho ari gutanga kuko baravuze ngo mu gihe cy'imperuka bazavuga ngo Yesu araha hari n'abazaza bakora ibitangaza mubibonesha amaso hari n'uzaza afata urutoki gutyo n'umuriro uratsa avuga ngo ni Yesu bimukoresheje hazaduka ibintu byinshi rero uriya nawe aje mu nyogoye ari kugira ati gogo yari yarapfuye kera yari umuzimu wigendera utubu nanjye rega ndi umuzimu wigendera reka rero nkubwire kuvuga ngo umuntu uri umuzimu aha ndaza kuhasobanura sinzi niba ariko wenda wabivuga ariko niba ariko abivuga naba nanjye ndi kubyumva buriya iyo uvutse ugakura icyo gihe uba uri ikiremwa cyabyawe n'umugore urama igihe gito iyo ufashe umwanzuro wo gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ububaye baravuga ngo iyo ugiye mu mazi ubupfanye na Kristo uzukanye nawe bivuge ngo haba hari imirimo ya kamere ipfuye yego ukagira indi uzukanye ese ko hari ababatizwa n'ubundi bakazamuka uyu mugabo yarakijijwe pe mu buhamya nabashije kumva uyu mugabo ibibazo byose yagiye ahura nabyo yabitejwe n'umugore buriya hari ikintu cyiza kikaba intandaro y'ikindi noneho umugabo akaba ari umunyamahoro umugore yamukorera akantu gato umugabo akagenda noneho we agashamikiraho n'ibindi byinshi ariko intandaro yabaye ka kantu ese ujya umenya ko abantu benshi twabuze ikintu bita kwikontorora rega hari n'amaraso hari abantu groupe isanga y'amaraso ujya wumva ibyo bintu babivuga mfite groupe O positive rero akazi kayikora igira umujinya uhubukiyeho ndahubuka ibintu bose pe bivuga ngo abantu bose bafite groupe isange ya O positive bagira imijinya ihubukiyeho ko nanjye niyo mfite vangiye nshobora gukora ikintu oya abo bantu bo bafite izo groupe isange bo barahuza bakunda guhuza nyine urumva ni ukuvuga ngo iyo umuntu ufite groupe isange ya O positive hari ibintu bujura buriya banga umusinza sinda nicyo afite buriya reka nkubwire buriya n'umubatizo twita uw'amazi gusa asanzwe ariko iyo uhaye agaciro ni nkuko bishaka ngo uriya n'umuhango umubatizo buri mu mutima ubundi reka dufate n'urugero rw'uyu munsi muri twese ntawabonye Yesu ajya ku musaraba nta n'uwamubonye Yesu bamukubita yego dusoma Bibiliya cyane kubera iki hari aho yageze amanyura mugati ngo ni ikimenyetso cy'umubiri ugiye kubatangira yego ni amaraso agiye kubamenerwa kuki uyu munsi tugikora igaburo ryera ndaza kukubarizamo kugira ngo tugaruke hamwe hari kubera wa muzimu uriya ashobora kuvuga ngo ni umuzimu inyigisho za mashanse zitangiye kugufata oya ndabisobanura uko ndi kubyumva kuvuga ngo ni umuzimu Justin ubu niba reka njye ntabwo urugero kuri Bibiliya umuzimu ntufatika umuzimu ntugaragara buretse niba Mariya wavuruva indi imwe na Lazaro yarasambanaga kurusha isazi ngaho none igitondo kimwe ahura na Yesu bese umururayi watara buretse ahuye na Yesu yego kuko Lazaro yaramenyere ko mushiki wabyuka ajya he atorongera agenda yego abona ahuye na Yesu Mariya arabyutse afashe umwe yarakubuye yogeje ibyombo ngo Lazaro aratangara aramubwira ati mushiki wanjye wabaye iki ngo aramubwira ngo nahuye n'umuntu amina ngo witwa Yesu amen ariho havuye ubushuti bwa Lazaro na Yesu Mariya yaragize ate yarapfuye ubwo none se uretse gatoya akantu tutari bwumvikaneho ukuri bukakorore kose siko ni iyo upfuye mu byaha birumvikana ubuzukanye na Kristo nese uzutse yitwa umuzima uzutse yitwa umuzima rero impamvu ni kuvuga ngo ashobora kuba muri we azasobanura niba ariko nge ndi kubyumva simbizi washobora kuvuga ngo nari mama chance umusambanyi nari mama chance umusinzi nari mama chance kandi ngo akinazinywa buretse gato nari mama chance nari mama chance yego iyo nari mama chance agize ati arayishe kuyica ni gute mfanye na Kristo nzukanye nawe weho ngera ku umuntu yakwitwa umuzimu buretse rero mbigereho
yapfuye muri bya byaha byose by'izindiro yego icyo gihe uba uvuze ngo mana akira ubugingo bwanjye noneho nta kintu nabona cyagura agakiza n'agaciro mpawe ngo uhaye n'umutima wanjye ukubera ubutumwa icyo gihe iby'isi nzabibona nk'ibibambwe nabyo bimbone nk'ubambwe nivuga nk'ubambwe ubwo ndabiki umuzimu ariko njya sindiho uraba umuzimu nawe ubu nawe uri umuzimu rero uzi ko inyigisho zawe mashatse zagufashe byarangiye buretse oya umva ukuntu bimeze umva gahunda ukuntu imeze nimba uzukanye na Kristo uba wanje gukora iki wapfuye ntabwo umuzimu avuka wapfuye hapfuye iki hapfuye ibyaha biri muri njye buretse gato Juste njye Juste napfanye na Kristo ndangije buretse tindaho wagize ute narapfuye urangije ukoze iki ndazuka noneho rero nawe none so nanjye ndi kukubaza n'abadukurikiye babyandike umuntu wazutse aba umuzimu gute rero mu buryo ngewe mbyumva Yesu Kristo ashobora kuba Yesu Kristo akimara kuzuka yafashe umwanya agenda yereka abigishwa arababwira uti ntago ngewe tinimutinye kunkora mushakira umuzima mu bapfuye none se mama chance nimba yarapfanye na Kristo akazukana nawe uwazutse aba umuzimu gute ubwo rero nta kintu mbivugaho ndigendeye ndabiretse kuko sindi buvuga ibintu nari gusobanukirwa niba ari uko ngena byumvaga none se oya ngutaye mu kiganiro ndagiye oya buretse gatoya oya mbabarira ariko itatu wampaye ntirashe irashize nese kandi kuki oya wibivanga njewe ndi kukubwira niba ukuntu nge nari ndi kubyumva atari bwo buryo yapfuye afite uko yateguye ibintu byarimo gukora yego niba ari umuzimu umuzimu ajya mu bazimu yego ntagakwiye kuza mu bantu mu bazimu mu izina rya Yesu twirukanye uwo muzimu niba yarapfanye na Kristo akazukana nawe agomba kuba mu bazutse nabe mu bazutse areke kuba mu bapfu agira ingeso nziza agendere muri kumva ngo arashaka kuba mu bapfu agashaka kuba mu bazimu ngo kandi agashaka no kuba mu bazimu naje mu bituro by'iwabo nagende Juste bingutaye erega ubundi niwe Marie Rose wa nyawe none se Marie Rose byarangiye reka ntangire ngusuhuza nguhe n'ikaze nkwifurize kumererwa neza aho uherereye ariho hose Imana iguha umugisha kandi Uwiteka akomeze akurinde ni Mama Rafa TV no kuri Nyako TV Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka akomeze abane namwe jya kuri Mama Rafa TV kore subscribe like na share na comment bikomeze bizamuke rero nubundi turi kumwe na Mama Rafa makuru ndashima Imana meze neza nta kibazo makuru ni meza ejo bundi nabonye kuri Kiranuka bavuga ko wagize ibyago kambanze ngubwire ngo pole sana nubwo ngo uhaye pole sana y'umunwa waranabinyandikiye nanjye ndabibona ariko maze iminsi mfite kirize ariko uko byagenze kose Imana ishimwe ko umubyeyi yashyinguwe neza kandi mu mahoro Imana yarahabaye pe reka nkubwire ngo ukomeze kwihangana kubwo kubura umubyeyi kandi nkubwire ngo aheza ni mu ijuru twese niho tuzahurirayo nawe ubu umuntu asigaye yitaba Imana nkasigara njye ufite ubwoba hari abitaba Imana bafite imirimo ndetse rwose uretse wenda hamwe tutareba mu mutima ariko ku buryo uwo muntu wavuga ngo bya byose atashye mu ijuru oya uwo musaza Imana imuhira ubukuru bidashira biba ariko bavuga kuko njyewe niwe wa mbere wandohoye ubwo nari nguye muri toilette uruhinja urumva yarandeze imyaka ibiri arandera ubwo birabiza kwanga nyine bitewe n'umudamu bari barimo babana ariko nshimira Imana ko byibuze uko kundohora kwatumye mbaho mu buzima kuri icyo gihe ndi uruhinja bavuga ko ntakwiye kubaho ariko wanambaho arandera rero afite imirimo urumva ko wabuze umubyeyi afite imirimo Imana imuha umugisha Mama Rafa turakwakiriye
ndetse na YouTube channel yawe ikaba yitwa Mama Rafa TV cyane official. Reka ni TV Ni TV. Yego. Rero abantu bari bakomeje bavuga ngo ariko warabuze. Hagataho. Ngo warabuze. Umunsi umwe nagiye ku ishuri nsanga batetse igishyimbo cy'ikigugu babaza impamvu ibiryo bidahari barambwira ngo nuko batetse igishyimbo cy'ikigugu burya igishyimbo cy'ikigugu burya ntabwo kijya gipfa gushya kandi igishyimbo cy'ikigugu burya ntabwo gifata amavuta abagenda bayembayemba nibo baduteje akaga ahinga babikora bita barimo nibo baduteje akaga. Utangeranye n'iyo ndirimbo wari uri ku ishuri nabwo ugeze kuri iryo shuri usanga igishyimbo cy'ikigugu. Abakristo bo muri iyi minsi barababwira gusenga ngayo twasenze arahagije bababwira gukorera Imana bakabifata nk'ibisanzwe. Mbabarira indirimbo ndayibutse ariko igishyimbo cy'ikigugu undi ntabwo kirashaka umugabo. Wabuze amateka yese ahubwo nyine mperuka ngiye duhura ahantu mu Ruhanga ko ntabuze imyaka 2 iciyeho cyangwa umwe ambwira ko afite sheri. Igishyimbo cy'ikigugu nge naramubonye ndebona muri iyi minsi muri vuba ubuzima arimo avuye no mu bitaro ahari vuba. Ngiye kumuhamagara nkazamusaba nkamusura. Uzamusure pe kenshi na kenshi usanga abahanzi nyamaze bakomeye bakoze n'ibigwi uzi ko indirimbo ushaka gusanga abantu benshi bayikoresha nyirayo mapfasi ameze nabi uwo muntu kugeza ubwo indera umve kurera umuzi genera mubonye nabanje kumubona kuri wa mudamu ninde wigisha uwo umperutse kubona wigisha abantu ngo guca incakwa ari ugucica kwa hari kogosha ngo icakwa. Ese uriya mudamu mufata ute? Ku ruhande rumwe kuri kote yo muri iyi si turi inshuti ariko Clementine yego ikindi gukosora abantu nyine ngo bajye bagire nyine nibyo njye ubu muri iyi minsi nta muntu ndi kubreminga umuntu wese gukora ikintu afitiye impamvu n'inyungu ze. Hari impamvu imutera kuvuga ngo abantu bogoshe icakwa. Bogoshe bura hari ukuntu uzacunge leta itaraca ibyumba twaga turi mu cyumba hakazamo igisirimba ngo uzikurenda mana we nawe mana we nawe bikurure turabikuruye mana warakoze mana wagize ute nawe umubyeyi bagatangira nawe Juste nawe bikurure ngwino yitambire Imana ikugarukeho Imana irabikoze Imana irabirituye maze Juste yajyamo gahita uvuga ati mu izina rya Yesu kumva abantu bashatse gusohoka bakabura aho bajya. Nuvuga ngo ibyo Clementine avuga ni ukuri kose ni ukubahugura kandi abababwiza ukuri ntabwo ndi bumubwire. None se ntabwo ushobora kwicaraho ukavuga uti ba mama tugira isuku muri ubu buryo ariko utarimo utanga example imbere ya kamera. None se rega tujye tubwizanya ukuri hari n'abo bantu batazi gukoresha iyo jirete nese nk'abantu biwaca ahantu ntuye yego biragoye ko babona n'umugabo waho yazogoshe yabyogoshe. Hari umugabo wabonye atabyogoshe hari umugabo wabonye hari ukuntu abagabo bambara amasengeri mwami Yesu ugahita icyuya hariho izuba ugahita ubona birashotse hagahita hasa n'impuza noneho kandi hari n'ukundi kuntu abagore nabo bagira defo ugasanga biteye parufe kubera ko abyutse ari kuri pressure zo guhita yiruka ubwo wakitera parufe akumvaga umuroka parufe ariko icyuya cyagira bikagira ku buryo se byahurira byarusha se umuhumuro wa parufe
erega buranga yaba ubuzima yarazahaye rero rero ariko nanone hari n'abantu barwara icyuya ntitubyibagirwe abo bantu rero mbese si ubuganga ariko buriho burabafasha burabafasha ubuganga buriho cyo kwa muganga hagati mfite icyuya kibi sikora kandi hari n'ukuntu ugerageza hari n'ibirogano mw'abantu b'Imana mwase hari n'ibirogano ibintu utamenye biva niyo bigana ariko hano ufite ishusho mubyeyi nayo havise rero umva ntago namubureminga rero niwe naboneyeho igishyimbo cy'icyugugu ndeba ubuzima ndavuga mana kuki abantu tutibuka indirimbo zizadufashije ngo ba nyir'ukuzi baba baradufashije kuri izo ndirimbo tubamenye nanone rero sinshaka kuririmba umuririmbyi ntaramanje kumekinga shuwa ngo menye uyu muntu bimeze bite hari nk'undi muntu nabuze nawe Imana izamfashe nawe niba uzabishobora uzamumenyere yego ninde ni umugabo wakundaga kuririmba ngo mukunzi mwiza reka nkubwire ibi ngo yubu iyi si ndimo irimo ibigusha bingerageza Satani urimo afite amajwi y'urunyurane uyu mubiri nawe urandushya mukunzi mwiza ni wowe ndindiriye umva akantu yavuze kamfasha ariko uwo muhanzi ashaka kumvugisha njyewe ndabimenya ngo nabishaka kwamvugisha iminara yombi igakominikana aleluya umva hanavuga hari rezo zihura neza zizatangirwa n'ibicu n'ibihuru ako se Mariro ubundi uri umuhanzi oya nta n'indirimbo n'imwe ufite sinzi no kuririmba kandi ubizi uzi ko ufite ijwi ry'ijwi ubishatse have ni ukuri abantu ushatse ugahimba rwose have nicyo kintu rero kimbabaza usanga abantu batazi kuririmba bamenya indirimbo z'abandi bakanaziririmba neza kubarusha ukuntu mba nzikunda yewe oya ni ukuri disi uwo mugabo ndumva si yaririmbanaga n'akana k'agakobwa n'abana be babiri harimo ak'agakobwa ariko aka kana k'agakobwa ari amakuru nigeze kumva ngo nimba karafashwe ku ngufu nimba karashe sinzi ukuntu byigeze abantu bagiye baririmba indirimbo nziza we ariko igishyimbo cy'ikigugu cyo ngomba abo bantu bombi uko ari babiri uzamenye igishyimbo cy'ikigugu nta nimero yacyo ngira uzamenyera abo bantu n'ukuri kuko hari ukuntu umuntu agira indirimbo zikagufasha ariko wanaza kureba ubuzima ugasanga wapi none hari indi ndirimbo nkunda ariko wowe yo nkurikiye ubuzima bwe mba mbona ari sawa nkunda ariko umva ukuntu ivuga ngo ukuri kuranyagirwa kinyoma kikugamishwa ariko igishyimbo kigwagiye hanze niko ubizi ari hanze dore niko bambwiye oya wimbeshye ntago nkubeshya ari hanze turatuzabaza Clementine dore impamvu nje nimero ye ndayihamagaye barambwira ngo iyo nimero iri hanze y'igihugu ntubyumva se wamba bari ukabaza Clementine reka nze nawe muhamagare bikemura mbariza Clementine igishyimbo cy'ikigugu kuko igishyimbo cy'ikigugu urayiririmbye mpita numva hari ibintu binje ayiwe ngo abagenda bayemba nibo baduteje akaga haleluya we ngo abo bikora bita barimo nibo baduteje akaga bagenda bayemba hari abantu bari kuyemba ariko bacyambaye umwambaro rero ndabona Clementine atari kumfata asanga ari mu biganiro cyangwa mu kazi agira akazi gatuma agira simukadi nyinshi ku buryo ushobora guhamagara imwe yanayisize mu rugo kandi ngira imwe ye uyu munsi wa none Pasiteri Kibonke yitabye Imana impanuka y'imodoka siyo mpanuka gusa gupfa udafite Yesu iyo nayo ni impanuka
reka mvuge ngo ni impanuka ngize. none se apfuye adafite Yesu? Gutunga Yesu ni kimwe, kwakira Yesu ni kimwe, guhamagarwa ni ikindi, gutoranywa ni ikindi. Nise apfuye adafite Yesu se? Katubisobanure hano. Ajya ushaka gutunga Yesu ariko kwakira ibyo uri gucamo bikanga. Yego. Umuririmbyi avuga ngo iki? Ngo zaciye mu mibabaro zizamukirayo, mwamudufashe natwe ngo ducaho baci. Yego. Niba Yesu yaraje kutubera urugero rw'ibigeragezo tuzacamo, Yego. yarakwiye kwihanganira ibigeragezo, yarakwiye kwihanganira intambara, yarakwiye kwihangana akazahabwa ikamba ry'abanesheje. Ariko hariya Satani aramutsinze, aramunyaze. Bivuze iki? Imbaraga z'abera zaramenaguwe kugeza ubwo tutagifite ubwirinzi n'imbaraga zatuma duca mu rugamba. Umwambaro w'urugamba wacu twambaye waratobaguritse. None se uri kumbwira mu makuru mfite njyana inshuti yanjye twaganiriye anyohereza n'ifoto akiri muzima bari kumuzimu, arambwira ngo nge yarampanuriye ibintu birasohora. Yego. Arambwira ngo ariko Mariro, Satani yatunyaze ikintu bita kwihangana, atunyaga ikintu bita kwize. Nibyo. Ubutsinzi bw'abadayimoni bugiye hejuru kurusha imbaraga z'abera. Ndavuga ntoya, ntimureke twongere dusenge. Amen. Ngewe nahise nkuramo icyifuzo kivuga ngo Mana nkomeze ngwanye umwuka wajya gungwanya umbwira ngo nawe ntacyo umaze. Nawe hari umwuka wajyaga se? Erega ntabwo bino bintu bipfa kwizana. Hari umwuka nawe wajya kugusanga? Njyaho uranaza rwose nkahita hari ukuntu ugera mu kibazo wareba ubuzima ubayemo. Yego. Ukabona nta shusho bufite, wakubita hepfo no haruguru, hirya no hino ukabona rekada. Yego. Yobu yaravuze ngo ndajya imbere sinyibona, Yego. najya inyuma sinyumva, ibumoso n'iburyo, amajyaruguru n'amajyepfo. Yego. Wakurura Imana ntuyibone, juste ukumva ijwi rikubwira ngo hano uzimarira iki? Ipfu, iyahuri. Yego. Nawe ukajya wibona muri wa muri. Rero bashaka kuba yarasuwe n'iryo jwi ikamuganza. Noneho Satani arabanza akakwereka intumbi zabo yishe, arabakwereka pe, wareba nawe ugahita ubona koko uri umupfu wigendera. Icyo gihe ukora ibintu nta bwenge uvuze ngo ni umuzimu wigendera. Oya, reka mvuge ngo iki? Tubanze twikomereza aho ngaho. Ubwo rero ibyo uri kuvuga Kristo yaraturanyazwe kandi none se ubu bivuze ngo Pastor Kibonke ntago agomba kujya mu ijuru? Nese ijuru urumva hari ijuru ry'abiyahuye rihari? Ntaryo. Nta juru ry'abiyahuye. Umuririmbyi yavuze ngo iki mu ndirimbo z'agakiza niyo 47 ngo umubabaro n'uwigiye gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu, hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Niba umuririmbyi avuze ngo uyu mubabaro njye mfite ndimo ndacamo ni uw'igihe gitoya, ngo ariko reba ngo nuko ntarabona Yesu. Yego. Nimbona Yesu nzagira igitondo gihoraho. Numva ngo umubabaro dufite nuko Yesu tutaramubona. Nukuri. Ubwo nitubona Yesu tuzanezerwa. Ubwo ku mukristo yakagombye gutegereza Yesu kugira ngo azabone ibyishimo bidashira. Urakoze cyane. None urumva adatsinzwe. Nyine urumva apfuye urupfu nk'urwa Gahini, apfuye urupfu nk'urwa Yuda, n'abandi bagiye biyahura mu bihe byashize. Umukristo yakora iki kugira ngo mu gihe ageze mu ntambara nk'iz'uyu mupasiteri, kumva ko yari afite intambara nyinshi z'urugo, ariko kandi nagiye nkurura amakuru ngo ni nawe wateye intambwe ajya kwaka gatanya? Juste
uretse gato ntabwo turi bwinjire mu byo umugore n'umugabo ariko urugo rugira amabanga menshi cyane. yaravuze ngo niba hari ikintu kibaho buriya urugo ruvuga icyumba kibamo umugore n'umugabo cyangwa nk'inkuta aho y'amashuka dufata amashuka niyo yaba ari nkuru cyangwa ibikuta byo mu cyumba bivuga hari nk'utuntu tw'utumurikadi dufite nka za maneko zikajya kudukura mu bibambasi cyangwa bakaba bafite ahantu bacomeka bagakuramo ibintu byose byavugiwe aho. Christine, urugo rugira amabanga. Yego. Ntabwo tuzi koko niba uriya mugabo ari we wateye iya mbere. Izo ni nkuru turi kumva kuri nyakwigendera. Yego. Ntabwo turi bubihamye. Ariko icyo duhamya cyo neza yo. Iyo uri umugabo ufite urukundo ubona umugore urufite. Subiramakoka. Iyo uri umugabo ufite urukundo yego ubona umugore ufite urukundo. Iyo uri umugore ufite urukundo yego ubona umugabo urufite. Bivuze iki? None se tonde bigusobanurira. Bisaba kugira ngo niba wowe mugabo ufite urukundo uzabona umugore w'isasu. Nubona wa mugore w'isasu kuko kwihangana ushaka amahane. Isasu nta rukundo rukiri. Aho rinyuze warokoka. Wapi? Urakoze. Noneho bivuze ngo kubera ko ufite ishyaka n'umuhate wowe wo kubaka uzacira bugufi wa mugore. Yego. Nawe wa mugore we kubera kuzuburushye n'ubuzima wanyuzemo ukagira ishyaka ryo kubaka nawe uzacira bugufi wa mugore. Niyo mpamvu tubona byanze ukumva ngo habayeho gataye. Yego. Niyo mpamvu turi kubona impfu za hato na hato. Umugabo yishwe, umugore yishwe, umugabo yishwe, umugore yishwe, umwana yishwe. Yego. Bivuze iki? Imana yagiye ifata ibintu ikajya ibinyuranya. Tugatangira dufiyansanya twerekana ko dukundana. Ariko nitugera mu buzima bugusaba kwambara nkenyera vuba ntarizinga. Iyo ni iyihe? Nagatenge bitanye n'igitenge utagira ukenyera kigera ku birenge. Uko ugenda utambuka ugenda kihina kubera bwa buzima guhora ugafura ukanika ugafura ukanika. Cyitwa nkenyera vuba ntarizinga. Noneho karagenda kakikunja wajya ugakenye ugasanga kageze mu mavi. Sibyo? Icyo gihe ntabwo buri umugabo mu rugo. Umugore ahita gushakira izina. Mugende mubwire so nabyuka ze ku meza. Mushyira ibiryo so. Ibintu byose bita bihinduka iki? Isu. Ariko ukizanye mubwire dadi ko ibiryo byagize gute cyangwa se nawe akaza kukwirebera. Sheri urarya? Yego. Bivuge ngo abagore niba turemanywe iki no kwifuza cyangwa iterambere ryinshi rigiye rirenga kuri oya abagore n'ubundi mu gisobanuro cy'umugore nuko byanga. Ubundi nta kintu na kimwe umugabo yakagombye kuburira umugore. Kuko Imana imurema yaremye umugore yitwa umufasha w'umugabo. Gufasha nyine umva ikintu cyo gufasha. Ba rero ugiye gufasha umuntu n'urugero nko kufura ugasanga nta mabasa afite. Ugasanga nta mazi afite. Ntago waba ukibashije kugira gute kumufasha. Sibyo? Ngo rero Imana ire mu mugore yamuremye imubwira Adamu yaravuze ngo Bibiliya iravuga ngo ndareba mbona ko umugabo adakwiye kubaho wenyine. Si byiza kuba wenyine. Muremera umufasha umukwiriye. Ni ukuvuga ngo rero no mu mategeko burya none kusanga umwe atadukwiriye umugabo ye ategetswe. Umugabo ategetswe gukunda umugore. None se niyo mpamvu urubona abagabo bakunda umugore. Eka aho hantu nkubaza ikibazo kimwe. Kubera iki Imana yagiye iremera umuntu umufasha umukwiriye? Kubera iki usanga izi divorce zibaye nkuko twatangiye tubivuga? Yego. Usanga habonetse undi mufasha. Uwo mufasha nta muntu uba umwambuye wari uzaba mukwiriye. Ndakubwira ibintu bibiri kandi uze kumfasha kubyumva. Murakoze. N'udukurikiye. Buriya katwe twigumire mu gice cyo gukizwa cy'abantu bakijijwe. Twizire mu barokore. Katuve mu cyo twita twebwe abapagani. Nubwo nta mupagani ubaho. Ariko reka tuvuge twe mu gice cy'abarokore. Urabona nka divorce nyinshi zitangwa mu buryo bwo gusenga.
nyine mu buryo bw'abantu basenga benshi burya ntabwo bahojwe n'Imana. ni ikirarashyamba cyagiye kiva mu kabati kajya gushakira umugore he. We ni ukuvuga ngo abantu barihuje benshi, abandi noneho bakora ubukomisiyoneri bwo mu buhanuzi. urumva noneho abantu bubakira ku kinyoma babwirwa ko urwo rugo ari Imana igize ute irwubatse, ariko nyamaze Imana atari yigize ute atarivuze. Wibuke ko uyu Marie Rose barimo babwira ngo Imana ni irwubatse, nta mpano afite yo kwerekwa, nta nubwo afite impano yo gusenga, ko burya no mu gusenga ni impano, nta nubwo afite impano yo kugenzura, nta nubwo afite impano yo kurota. Wicyo ashinzwe ni ukumva koko yarangije kwizera ko umuntu ari umukozi w'Imana, ari umwana w'Imana, arimwo impano z'iki z'Imana. Noneho cya kintu rero we ahise acyubakiraho ko Imana ari imuhaye iki umugore cyangwa umugabo. Urumva noneho ubukwe barabuteguye. Buriya mu bumana ngo ikintu cya mbere ishyigikira ni ubukwe n'ivugabutumwa, ngo nibyo bintu bibiri byonyine ishyigikira. Niyo mpamvu ushobora kubona umuvugabutumwa yasambanye akajya hariya agahanura akanerekwa ikamwihorera ntigire, kuko ntabwo ishaka kuza niyo bifitemo inyungu, ntishaka kuza kwica imitima y'abarimwe aho ngaho, n'ubundi n'abari bubwire biri busohore. Niyo mpamvu uzasanga hari nk'umuhanuzi wikomanga uti ngewe ngo inzoga bikaba, ngewe ngira gutya bikaba. Noneho ugasanga bafite amagambo avuga ngo mujye mureba ibyo mvuga, ibyo nkora ntimukabirebe, impano ntahihuriye n'iki n'agakiza. Icyo nicyo kinyoma cya mbere rero bagize ute babitse. Noneho rero ingo nyinshi wenda nimba warasenze mu byumba simbizi, ariko hari abahanuzi nawe uzi banyuze mu maso yawe bagiye bafata nka Justin ari mu cyumba bagahita bamuhuza na Marie Rose bakavuga ngo Imana igize ute irabahuje, naho ubwo harimo umwe muri bo waciye ku muhanuzi uti ngewe Marie Rose ndamukunda, nakora iki uretse nzamugura. ibintu byigeze bimbaho ntarurokoka. Noneho rero tekereza iyo uza kubaka nk'urwo umugabo mwashakanye si uwawe. Yego, tekereza iyo uza kubaka nk'urwo rugo urwubatse kubera abantu, noneho Imana nigize ute ntibirimo. Bishatse kuvuga mu kinyarwanda cyiza hari umuntu wibiye umugabo. Nicyo nabazaga nyine. Urumva ni ukuvuga ngo hari umuntu wibiye umugabo, noneho wa mugore ushatse muri bwa buryo nawe hari umuntu udindije gushaka, hari uwo wibiye umugabo, nawe hari uwo batwariye umugore, ukwepya urugo rwawe wowe. Kuko urumva ibintu byose ubyubakiye mu buryo bw'ubumana. Urumva rero hari ingo zisenyuka n'Imana ikaba itazitambamira. Kube igerega munabyibuke neza igihe cyarageze kuba Aburahamu na Sara barigiriye inama yo kurongo, Sara akamubwira uti genda urebe umuntu utera inda zambyarire ku bibero, uyu mwana byibuze ibi bintu byacu tuzabirage mu maraso yacu. Urumva igihe cyaje kugera Imana ibwira Aburahamu iramubwira ngo irukane incoreke, fata incoreke n'umuhungu wayo ubyirukane bive mu masezerano ya Sara. Niba ngo nubwo bari bakoze icyo bita kwigira inama, urumva niba ngo nubwo Sara yari yashutse Aburahamu ariko bumvaga ariko kuri kwabo. Urumva noneho tekereza rero abantu batishutse, ahubwo umwe agiye yaragambanye n'umuhanuzi, kandi izo ngo ziriho n'uyu munsi ziratemagurana, n'uyu munsi ni ikibazo. Niba hari abantu bari gushaka kubaka ibintu bitazubakika mbese. Numva noneho hakabaho n'abandi bantu bo barahuye bahurira muri korali, nta wabahanuriye, barakundana, barahura, bafata umwanzuro wo kugira gute wo kubana. Abo bantu Imana irabafata ikabashyigikira. Urumva iranabarinda cyane, kubera ko ni icyemezo cyabo baba bifatiye iki ubwabo. Niyo mpamvu n'izo ngo iyo zigiye gusenyuka hari ukuntu marayika ukabona rubundarayeho, ukabona hari ibintu yongeye agakemura. Bene urwo rugo rero izo ngo ubwo no mu bapagani zirimo nizo ubona ziramye. Noneho ukavuga uti ugahura n'umuntu ngo abapagani babarushe kubakaho, none se bahuriye mu kabari basangiye icupa, avuga uti sha ndabona uri mwiza, wamara ukaba papa w'abana banjye cyangwa ukaba mama w'abana banjye. Imana igahita izigashyigikira ba bantu b'Imana, kuko waba uri mu kabari uri umuntu w'Imana. Nta mupfumu bibabwiye, nta undi muntu bibabwiye, mwebwe ubwanyu murahuje. Umwe atangiye kubwira undi defoze, n'undi nawe atangiye kubwira iki undi defoze, ariko umwe agiye kumuhanuza. Icya mbere ubu hari abagore batakwandika mu hano cyangwa abagabo bashatse abagore bazi ko batanywa inzoga, iminsi birahitahana icupa, amubwira uti nge burya ndagasoma,
hari n'abandi bagore batanye abagabo basanga bafite amakazi ya mu cyumba, basanga bafite n'abana batababwiye. Ibyo byose biriho. Rero niyo mpamvu abantu bari kubona amadivorce menshi cyane. Uyu mupasiteri abaratashye rero nawe yatashye uwo nyine Satani aramunyaze. Ese ubu ntiyabagiye mu ijoro? Oya, nituvuga ngo umugeni aratashye tujye tumenya hari imirimo iba yarakoze. Ese ko ku kiganiro Perezida yashyizeho harimo ako karimbo ngo umugeni aratashye? Iyo ni indirimbo nshuti yanjye. N'ubundi wagiye we tugomba kumwekeza tunaririmba ko yakoze imirimo myiza, kuko ntabwo turi buvuge ngo yakoze imirimo myiza. Ariko nanjye ndibaza uyu mugabo ubundi ubuhamya bwe bwari bwiza, bwari ubuhamya bwiza bunafatika, bufite bunafatika. None se n'imbiri ari ryo gare ry'Imana yashimye ko anyuramo, akaba ari ariko oya ntabwo ndi bubyere. Reka mbwire Mariro, hari ibintu abantu reka tuzacamo wowe Mariro nturi hano, igihe ntikizagera ugapfa, ikizakwicura kiza. Ntabwo nyiza. None se kibaye ari igare ryawe kuki gihindura imirimo wakoreye Imana ze? Reka rero nkwereka aho niho ntari buze gutinda, kuko ibintu by'Imana n'ubwira ubukomeye, sibyo? Ariko ye tugarutse muri Bibiliya, yego, n'imyizerere, twemezwa ko umwuka wo kwiyahura ntabwo uba wemerewe kukujyana mu ijuru. Nanone hari igihe Imana ibigucishamo ibona kutazabishobora, nanone rikaba ari ryo gare nanone. Njyewe ntabwo nakubwiye ngo nta muntu ufite kubureninga ko numiwe. Njyewe najyaga nserereza abadivorce, nkavuga umuntu usenga divorce ate. Ariko umunsi umwe nigeze nzinga imyenda. Kuva icyo gihe sinongeye kubureminga nese mbona ko nanjye gusenya byakona cyane rwose, nese mbona ko byashoboka. Nuvuga ngo rero njyewe icyo mpamya cyo uyu mugabo yakoreye Imana. Uyu mugabo yarakijijwe pe mu buhamya nabashije kumva. Uyu mugabo ibibazo byose yagiye ahura nabyo yabitejwe n'umugore. Buriya hari ikintu cyiza kikaba intandaro y'ikindi. Noneho umugabo akaba ari umunyamahoro, umugore yamukorera akantu gato, umugabo akagenda noneho we agashamikiraho n'ibindi byinshi, ariko intandaro yabaye ka kantu. Ese ujye umenya ko abantu benshi twabuze ikintu bita kwikontrola. Erega hari n'amaraso, hari abantu groupe isanga y'amaraso ujya wumva ibyo bintu babivuga. Mfite groupe O positive. Groupe O positive rero akazi kayikora igira umujinya uhubukiyeho. Ndahoboka pe rwose pe. Bivuga ngo abantu bose bafite groupe isanga ya O positive bagira imijinya ihubukiyeho, ko nanjye niyo mfite. Bangiye nshobora gukora ikintu. Oya, abo bantu bo bafite izo groupe isange bo barahuza, bakunda guhuza nyine. Urumva? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ufite groupe isange ya O positive hari ibintu bine bimuranga bikomeye. Ikintu cya mbere, iyo yakunze ntubimukuramo, urategereza we bikazamwiviramo. Urumva? Ikindi kintu cya kabiri, ibintu byinshi arabihubukira. Ni ukuvuga ashobora kucya mu gitondo agakora ibintu, byagera saa 8 akajya yicuza impamvu ibyo bintu yabikoze, akajya yicuza impamvu ibyo bintu byabaye nyine. Gusa n'iki kintu cyo nanone biragora ko yumusabye ikintu upfa kukikwima bigora. Yatuma anajya no kwiba ariko ngakunda kiguye. Ni impamo y'Imana, ntabwo umuntu ufite yo groupe ajya manukana umufuka hariya w'umuceri ari hakurya ari uri kureba nkuzanye mu rugo kamuga gahoro batanyumva ko ntibazacyumva ikiganiro. Nahura n'umukene nkumva imwe ziramfashe nkaho mwiyera. Mubejo bundi nishyura abantu mituweli barenze 300. Nge nibagirwa ko ngomba kwishyura mituweli. None barimo bambwira ngo barwaye mu nda ngo wishyuye mituweli, nkatinya kwabwuti sinazishyuye. Noneho rero hari abantu noneho urumva ngo rero tuze gusanga na Kibonke yari afite O. Ni ukuvuga buriya Kibonke buriya ushobora gusanga yari afite nka O, yafata kuko O positive imyanzuro ifasha ko kanya nyine itishyira mu bikorwa. Ndabizi ni mibi pe. Uzi ushaka kugira ngo itabishyira mu bikorwa wamukingirana. Niyo ikinze nabwo yasara yabimena kabimena. Ashobora no gusara kabimena. Ndabimena da. Noneho rero no kuvuga ngo iyo ari ikintu kiburi kumva kigira ingaruka mbi. Iyo ari ikintu kiza nabwo
kigira ingaruka nziza. Rero hari abantu bafite bene ayo maraso, noneho rero twebwe tukajyaho, hari sinzi ibintu muri Bibiliya dushobora kuba twarabeshykwemo cyangwa twarafashe ukundi, aho ushobora kwiyumvisha ko umuntu hari ibintu yagakoze. Urumva urugero, twabonye umwana Silas Yesu ni ku murongo yafashe, mu mitima y'umuntu wese ahita avuga ngo ko se yabuze n'ibikecuru, ngo abuze ngo n'ibigore biri hanze aha ngo bitagira abagabo, ngo n'ibiki, ngo ubu yabuze ahajya. Ariko weho uri gutekereza icyo, ariko icyo gihe icyo kintu cyari cyamusuye mu bwonko, aba yumva nta kindi kintu yakagombye kugira ute gukora. Uyu munsi wa none rero, uyu kibonke wasanga numvishe bari kubivuga kwinshi ngo essence yarayiguza, abayobozi barayifata, ngo aragenda itaturitsa gaze. Buriya wasanga arimwe aturitsa gaze nzitangiye gushya, wasanga nawe yarashatse ubuhungiro akabubura. Yarabubonye ko yageze hanze, aho kugera hanze kuri njye mfite ifoto, kugera hanze ko abantu bamumenaho ibitaka banamuzimye, yari yamaze gutonyagurika. Uri kumva ko yarwanya ashaka ahantu anyura, we yashatse ahanyura aranasohoka pe. Aha niyo ya groupe ronjya nkubwira ubugome. Amaze gusohoka ahubwo bamugejeje kwa muganga ubanza umwuka cyangwa se yari yamaze kwangirika bikomeye, kugaruka bigoranye. Nuvuga ngo urumva ni iyo asohoka agahita abona uburyo itajya kwa muganga. Nuvuga ngo byari gukunda, ariko kumumena hitaka nabwo bwabyo. Igare yo ryaje tayari uko ryaza kose ntiwarikumira. Rero ndatekereza ko ngiye muri iki gice cyo kujya kwa muganga yari afite ibitekerezo, yari afite n'ubwenge. Ese ntabwo yasaba Imana imbabazi ko Imana ari umutunzi w'imbabazi? Reka nkubwira, ari amasengesho bajya bita amatakirangoye. Yahe uzarebe iyo urwaye, icyo gihe wibuka Imana. Mana ndasenze, ndakwinginze simfe, Mana nunkorera ibi nzagira. Icyo gihe ayo n'amasengesho y'amatakirangoye. Hari ubundi mu bihe byose Muririmbyi yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka, bivuze ngo nzasoza ibihe byo gusenga namaze kwiyambura uyu mubiri, ubundi nkwiye kubaho mu buzima busenga. None se reka nkubaze, ubu nimba iyo gaze yarayitwitse, ubu tuvuge ko nta n'imbabazi yasabye Imana, ko nta muntu yari kuzisaba? Ku mubyeyi wanjye murabizi ko byaciye kuri TV1 ko yaguye mu kidamu cy'amazi. Mu mashusho papa arwana n'amazi, byageze ku munota wa nyuma papa agira cy'ibiganza mu mazi, warabibonaga. Urumva Linette yari yambaye izamuvuyemo, amazi yamuciriye imyenda kandi nkabonye ko ari ikidamu kinini. Papa yahise agira cy'ibiganza, yagiye kuzamuka gutya mu mazi areremba hejuru kugira ngo abantu bamubone. Papa ameze atyo. Uriya papa bivuge ngo ibaze kwicwa n'amazi ni ikintu gikomeye. Papa yapfuye ababaye kubera amazi. Yaguyemo ku mpanuka arimo agarura nyine igishuhe. Umve n'urupfu rwa papa, ndumva TV1 yarabyerekanye. Yararimo agarura igishuhe ahitagwa mu kidamu kingana nk'aha hose. Papa buri umuntu umutabara hari ku cyumweru. Sondi ikidamu ni iki? Ni ahantu baba bakoze nyine bana nka kuri aha reba nk'igishanga, icyuzi cy'amafi. None gifite kuri akaburoke kaba kagize. Ubujyakuzimu bwa metero, habavuze ko ari kuri 2 kuri 3 mu bujyakuzimu. Noneho reba papa we yararimo acyura ibishuhe amasaha yo gutaha yo kuva mu kazi yarageze. Papa agenda agarura ibishuhe nyine abicyura kugira ngo yitahire. Kimwe gisimbuka kijya muri ya mazi. Mu gihe papa agiye kukigarura, yari afite imyaka 60 ngo arakinarimo, we abura control igaruka inyuma, ahita agenda atyo. Kandi buriya kugwa mu kidamu noneho kitagenda utazi koga, ikigenda papa ntiyarazi koga. Papa yabanje kurwana n'amazi, amashusho nyine turayafite nk'umuryango. Yabanje kurwana n'amazi, papa arwana n'amazi. Uko niyo se haboneka umuntu buriya ari gwita. Papa yahaboneka umuntu biba byoroshye ushyiramo n'agati gusa, buriya ushyizemo n'akantu akafataho gutyo ugakurura hitaza. Papa yari kubaho, ariko nawe byari igare rye. Yego arangije we hari yabonye byanze agira atyo, kuko kwa muganga nibo bagoroye nyine kugira ngo bayatandukanye. Papa nawe yagize atyo. Ubu se mu bigaragara we ntiyari arimo yicuza, kandi urabiza amazi yica nabe arabanza akagufa.
gufunga ahantu hose yenje amazi yaranyishe ndayazi urakoze cyane nawe kuko ritari igare ryawe ntiwapfuye ariko reba amazi akuziba nje nari gupfa ubwo hari abantu reba amazi akuziba hose uruzi rwari rwuzuye dusanga nawe ameze atyo nyine papa yagaragaye yamaze kuba marika ibiganza byabaye wumve ngo papa ntiyabyimbye uko twamubonye ntiyigeze abyimba nk'umuntu wasomye ngo agire wenda inda nini wapi yari yifitiye mu nda zeru rwose nta kibazo ndavuga ntuko biri kose papa ni marayika wamuhamagaye ngo atahe rero uriya nawe mu buryo urumva papa ni impanuka ariko uriya ni umugambi uriya we yateguye bivuge ngo ryajwi rihamagara roza ngiyahure yego kubera ko mbona birancanze kurera abana barenze yego ubuzima bwose ninge bubazwa kujya mu ruhande rw'umugabo fata umugore aramubwira ati nta sabuni ihari nta mavuta yego nta muceri byose ndajya mu ruhande rw'umugabo mve mu ruhande rw'umugabo njye mu ruhande rwa mama yego nimva mu ruhande rwa mama ndajya no mu ruhande rwo gutegura bya bintu byose ndwa papa wo juste kwakira ibi bintu nanjye ubwenge bimvuna umutwe yego noneho nibimara kumvuna kurura wa mwuka umbwira ngo urabona ibi bintu uzagira ute uzabishobora nawe nundeba urambwira atari ko mbwiza ukuri kuba ubuzima bunaniye umugore n'umugabo ubu bubaye mote ninjya kureba mu bifatika nta gisubizo nzaguha yego rero nawe icyo gihe ryajwi ritariza urumva wowe uzabishobora urumva uhita wumva nyine kuko buriya umuntu arimo abantu babiri iyo urebye nabi umwe arakuganza agahita akurangiza noneho ijwi rita ariko uzacunga niyo ugiye guhaha juste bakaguha menshi wumva ijwi rikubwira ngo ariko wayasubije kumbe kubwira oya yajyanye ubundi se ayaguha yatabireba oya mu muntu harimo ibintu bibiri n'ubundi noneho uyu umwe aba banyagwa nibo batwishe yinjiye muri kibonke yego rata aramubwira ati reba igikomere umugore yaguteje ariko none atangiye no kujya kuzanira reba uku gusambana akanamutungira urutoki utiriya nzu ukuntu wayubatse uvunitse wayibonye juste reba uburyo wamwambitse reba uburyo wamugize umugore reba aho wamukuye reba ikibuno afite reba inzobe afite reba ubwiza afite ni wowe wabimuhaye none wowe ugiye gusaba uwo wina urabona umaze iki iyahura ariko iyahuresha kandi buriho niyahuye wamusigira icyasha utabantu bose buri abantu barahita bamwanjama yarakubabaje isi iramubonye isi iramwose ukora ibintu utazi ngo uri gukora iki bikarangira niyo mpamvu rero twebwe ahari kwa muganga duhorana abaganga badahimba buri cyumweru usanga ngomba guhura n'umuganga kuko babona ryajwi nanjye rishobora kundusha iki imbaraga kuko iyo ufite n'umuntu ubwo nukuvugaho none se Mariro iyo ugize umuntu muganira akandi kaguye inyuma karaguye inyuma sheri iyo ugize umuntu muganira ugira ukuntu woroherwamo akakuremesha umutima akakubwira ati inshuti yanjye ihangane mugenzi wanjye burya Imana ijya ibasha gukorana nyuma ya zeru urumva uyu muntu aba ari kukuremesha njyewe mfite nk'umuntu bukuru wanjye rwose Yesu ajya amwihera umugisha mfite bukuru niyo ntinzi iminota ni umushuti wanjye bita bukuru ni umudamu w'umushuti wanjye arambwira ati Mariya ave siga hatanzi watangiye kurengera ubwo ntangira mvuga ngo reba aba bana bari kutserereza ninjye byose ariko ngize nde yego ubu uri kubimubwira urwo urumva jya usenga n'Imana muraturanye se basi yego Imana amahirwe wagize umuntu w'umumaro ku buzima ni ukuri pe kandi iguhe wa muntu uhora uguhangayikiye njyewe uyu mugore amangayikira kuruta abana yabyaye noneho hari ukuntu ari umuntu mfite ubanza banyumvirije kubera iki urumva abana b'abahungu n'imyaka bagezemo umwana batera icyaka ngahita numva ubwoba buramba ndabazi n'abahungu sibyo noneho imyaka iragoranye hari ukuntu batera nk'icyaka najya kubona nkabona umwe arasimbutse agira hakurya gukina noneho nkabona agiye gukina asize yasahana aho ngaho ariko wacyana we kukimubwira niwumve ni kuko wagiye umbabarira ukumva yego ya nshuti yanjye agahita yumva ko nangiye kuzamuka ndaguhahira nkore biki amashuri
byose agahita babona nyine ngize toroma. Yewe n'umubyara atangira uti warwana we nicyo yawe ni nk'iyaso. Aha wajya kumva ati Roza ibyo ari ibiki Roza genda gake tuza we ni wabayeho umwana amubwira none njyewe mpita nzamuka nabaye umwana se njyewe uranzi nakuze nirera ngende imbobo we nta numenyere no ariko ahahise ni ikintu gikomeye ahahise h'umuntu ahasubije inyuma yavuga ngo mana ugira neza. ubwo urumva yo nzamutse nti ntucingeho nabayeho urumva nsakuje muri bwa buryo nabayeho. Aratangira ati Roza ntunashimire reba nk'ikibiri ufite ukuntu mama uri ikimama cyiza wahita zano nko muri renge zo kunganiriza mama nawe ko we bafite utuntu tw'utujuga bagukubita agutera tukagenda ko mwikundira bya bintu ujya ukumva utari kuko kundi kuko mfite umuntu mu bugoro bw'ibirenge ukumva imbaraga uhita wumva ubaye undi muntu juste ubu undi muntu udasanzwe. Ariko iyo umuntu agera wariza none ujya kumva bya bintu byako byakuzuye bihereye mu mutwe nabwo bimanuka ugenda wumva none yakubwiye ngo kurora neza y'Imana. Alleluya. Ugahita wibuka uburyo Imana yakurinze nubwo uwo mwana kunaniye ari ku buryo wamutwise n'uburyo wamubyaye n'uburyo umureze n'uburyo ubonye akuze nawe hakagira ibintu wibuka nta nundi muntu unabiza ahubwo ugahita wamujinya wose ugenda. Rero hari igihe abantu benshi bafite ihungabana ryo ikibazo ubu mfite ni kimwe rero kandi nshaka kubaza tugana ku musozo ubu kibonke muri kuriya gushya abaye yaranavuze mbabarira mana ndakosheje kuko yari agifite umutima n'ubwo yari yagambiriye ibyo bintu. Ubu nta kuntu marayika yaba yaramanutse akibuka none se Imana iravuga ijambo ry'Imana bavuga ngo ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Nibyo koko yagize intege nke byabaye byamuganje byamurushije imbaraga nta wenda yaganiriye nawe ese ubu ntahana Imana muri kuriya gushya hunga wenda hujya kimwe mu cy'umutima sinanze ko ibi byabambabarira ntabara ibuka nawe ari matabaza. Ubu nta ku Imana yamutabara kuko ubugingo bwayo kuko hari ukuntu Imana igivuga uti mwana wanjye ubugingo bwawe mbuhagazeho sibyo nta uzabunkura mu kiganza kandi Imana ikaba yarabivuze. Ubu uyu mugabo muri uko gusaba yangwa kose ntako yaba yarabonyemo no kwatura no kwihana bikageraho no kugera hanze no kugera kwa muganga ubu koko yaba yarabuze ijambo mbabarira ntago ryabura. Nakubwiye ngo ibyo tubiharira Imana n'ubwira ubwayo twebwe abantu turaza kubivuga uko turi kubibona tuvuge ko nta bugingo abonye tubivuga uko tubyumva nuko tubishaka ariko nitugaruka mu buryo bw'Imana nanone kuko twamenye ko Imana ari umutazi. Twebwe nitugaruka ku Mana turasanga ibabarira ariko nitugaruka ku kishe mwene dada garuka hano Imana yibishaka kuko bari bamurohoye ari muzima yego yari kumurinda akabaho. Tuzi n'abagiye bahura n'ubushyike bukomeye ugasanga n'amasura yabo yarashize ariko bariho. Ubu se ntiyanze ko Imana wasanga itanze ko twazamutaramiraho nabyo nk'umuntu wiyahuye nk'abantu mbabazi rero niba yagizemo kwihana wasanga izo mbabazi yanazibonye twe ntibitureba uwagiye yagiye n'urubanza rwe umukoro dusigaranye nitwawusigiye kubera ko ngo abari hakurya bararirimba ngo umugeni agize ate aratashye. Reka nkubwire ngiye ikintu mbona uyu mugabo ntibamufatiye mu kabari ntibamufasha asamba apfuye kubw'agahinda kuri ibyo byose Imana ni izacura urubanza tubiharira Imana. Marie Rose mp'iminota 3 nkubazemo ikibazo. Umumama witwa Amashansi uramuzi? Uri kuvuga ngo ndi umuzimu wigendera ngo njye mba mu bapfu narapfuye. Uriya mumama ari amagambo ari kuvuga ntacyo ndi bumuvugeho kubera ko buri umuntu wese ujya gutegura ikintu uriya ntago ari umwana amubwiriza inzira sibyo nta nubwo uriya ari umuntu yewe wicaye kuvuga n'icyo ari gukora afite impamvu ari kubivuga afite n'icyo ashaka kugeraho afite n'inyigisho ari gutanga kuko baravuze ngo mu gihe cy'imperuka bazavuga ngo Yesu araha. Hari n'abazaza bakora ibitangaza mu bibonesha amaso hari n'uzaza afata urutoki gutyo n'umuriro uratsa avuga ngo ni Yesu bimukoresheje hazaduka ibintu byinshi. Rero uriya nawe aje mu nyogoye
aje mu nyogoye ari kugira ati gogo yari yarapfuye kera yari umuzimu wigendera utubu nanjye rega ndi umuzimu wigendera. Reka rero nkubwire kuvuga ngo umuntu uri umuzimu aha ndaza kuhasobanura sinzi niba ariko wenda wabivuga ariko niba ariko abivuga naba nanjye ndi kubyumva. Buriya iyo uvutse ugakura icyo gihe uba uri ikiremwa cyabyawe n'umugore urama igihe gito. Iyo ufashe umwanzuro wo gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uba ubaye baravuga ngo iyo ugiye mu mazi menshi uba upfanye na Kristo uzukanye nawe nawe bivuge ngo haba hari imirimo ya kamere ipfuye yego ukagira indi uzukanye. ese ko hari ababatizwa n'ubundi bakazamukana mu busambanyi ubujura buriya banga umusinzi asindana icyo afite. Buriya reka nkubwire buriya ni umubatizo twita uw'amazi gusa asanzwe ariko iyo uwuhaye agaciro ni nk'uko bishaka ngo uriya ni umuhango umubatizo uri mu mutima ubundi reka dufate n'urugero rw'uyu munsi muri twese ntawabonye Yesu ajya ku musaraba nta n'uwamubonye Yesu bamukubita yego dusoma Bibiliya cyane kubera iki hari aho yageze amanyura mugati ngo ni ikimenyetso cy'umubiri ugiye kubatangira yego ni amaraso agiye kubamenerwa kuki uyu munsi tugikora igaburo ryera ndaza kukubarizamo kugira ngo tugaruke hamwe hari kubera wa muzimu uriya ashobora kuvuga ngo ni umuzimu. Inyigisho za mashanse zitangiye kugufata oya ndabisobanura uko ndi kubyumva kuvuga ngo ni umuzimu. Justin ubu niba reka njye ntabwo urugero kuri Bibiliya umuzimu ntufatika umuzimu ntugaragara buretse niba Mariya wavuruva indimwe na Lazaro yarasambanaga kurusha isazi ngaho none igitondo kimwe ahura na Yesu bise umururayi watara buretse ahuye na Yesu yego kuko Lazaro yaramenyereye ko mushiki wabyuka ajya he atorongera agenda yego abona ahuye na Yesu Mariya arabyutse afashe umwe yarakubuye yogeje ibyombo ngo Lazaro aratangara aramubwira ati mushiki wanjye wabaye iki ngo aramubwira ngo nahuye n'umuntu amina ngo witwa Yesu amen ariho havuye ubushuti bwa Lazaro na Yesu Mariya yaragize ate yarapfuye ubwo none se uretse gatoya akantu tutari bwumvikaneho ukuri bukakorore kose siko ni iyo upfuye mu byaha birumvikana ubuzukanye na Kristo nese uzutse yitwa umuzima uzutse yitwa umuzima rero impamvu ndi kuvuga ngo ashobora kuba muri we azasobanura niba ariko nje ndi kubyumva simbizi washobora kuvuga ngo nari mama chance umusambanyi nari mama chance umusinzi nari mama chance kandi ngo akinazinywa buretse gato nari mama chance nari mama chance yego iyo nari mama chance agize ati arayishe kuyica ni gute mfanye na Kristo nzukanye nawe weho ngera ku umuntu yakwitwa umuzimu buretse rero mbigereho yapfuye muri bya byaha byose by'izindiro yego icyo gihe ubuvuze ngo mana akira ubugingo bwanjye noneho nta kintu nabona cyagura agakiza n'agaciro mpawe ngo haye n'umutima wanjye ukubera umutungo icyo gihe iby'isi nzabibona nk'ibibambwe nabyo bimbone nk'ubambwe nivuga nk'ubambwe ubwo ndabiki umuzimu ariko njya sindiho uraba umuzimu nawe ubu nawe uri umuzimu rero uzi ko inyigisho za mashatse zagufashe byarangiye buretse oya umva ukuntu bimeze umva gahunda ukuntu imeze nimba uzukanye na Kristo uba wanje gukora iki wapfuye ntabwo umuzimu avuka wapfuye hapfuye iki hapfuye ibyaha biri muri njye buretse gato Justin njye Justin napfanye na Kristo ndangije buretse tindaho wagize ute narapfuye urangije ukoze iki ndazuka noneho rero nawe none so nanjye ndi kukubaza n'abadukurikiye babyandike umuntu wazutse aba umuzimu gute
rero mu buryo ngewe mbyumva Yesu Kristo ashobora kuba yapfuye Yesu Kristo akimara kuzuka yafashe umwanya agenda yereka abigishwa arababwira uti ntago ngewe tinimutinye kunkora mushakira umuzima mu bapfuye aha none se mama chance nimba yarapfanye na Kristo akazukana nawe uwazutsa umuzimu gute ubwo rero nta kintu mbivugaho ndigendeye ndabiretse kuko sindi buvuga ibintu nari gusobanukirwa niba ari uko nge nabyumvaga none se oya ngutaye mu kiganiro ndagiye oya buretse gatoya oya mbabarira ariko itatu wampaye ntirashe irashize nese kandi kuki oya wibivanga ngewe ndi kukubwira niba ukuntu nge narindi kubyumva atari bwo buryo yapfuye afite uko yateguye ibintu bye arimo gukora yego niba ari umuzimu umuzimu ajya mu bazimu yego ntagakwiye kuza mu bantu mu bazimu mu izina rya Yesu twirukanye uwo muzimu turamwiruka niba yarapfanye na Kristo akazukana nawe agomba kuba mu bazutse nabe mu bazutse areke kuba mu bapfu agira ingeso nziza agendere muri kumva ngo arashaka kuba mu bapfu agashaka kuba mu bazimu ngo kandi agashaka no kuba mu bazimu mu bituro by'iwabo nagende erega ubundi niwe Marie Rose wa nyawe none se Marie Rose